hari impano y'ubwenge, hari impano yo kumenya, hari impano yo kurondora imyuka, hari impano yo gusengera abarwayi, hari impano yo kwizera, hari impano yo gukora ibitangaza, hari impano yo guhanura, hari impano yo kuvuga indimi, hakaba n'impano yo gusobanura izo ndimi gusa. Ni abafite imbuto. Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, ntabwo tuzabamenyera ku mpano zabo. Hari Matayo 7:20-23, tuzabamenyera ku mbuto zabo, ntabwo tuzabamenyera ku mpano zabo. Kubera kuva Imana yahamagara abahanuzi b'isezerano rya kera, iyo Imana ihamagaye na Satani arahamagara. Uburyo Eliya yahanganaga n'abahanuzi ba Bayali ndetse benshi kuruta b'Imana, 450 ba Bayali agahangana na 400 ba Astarite, agahangana nabo bahanura kandi bahanura bikaba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wera akazituganira. Shalom bene data, nitwa Rukundo Emmanuel, turi kumwe n'umutumirwa Hazibirego Pierre. Tugiye kuganira ku mpano gusenga muri rusange, kuri channel gusenga everyday. Hanyuma umwigisha wacu turi kumwe, mbere yuko atangira ushobora kuza gukora subscribe niba utarayikora, ariko ushobora no gukurikirana ikiganiro kugira ngo wimuke mu rwego rw'ubundi. Reka duhe umwanya wacu. Umwanya mwiza murakoze. Tugiye kuganira ku mpano z'Imana muri rusange. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere 12 murongo wa 8 kugeza wa 11, turebe uko handitswe. Haranditse ngo umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi aheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikora muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Uwo mwuka wera niwo ukorera muri bo, akagabira buri wese uko ashaka. Ntabwo kwakira impano uko dushaka, ahubwo umwuka wera uzi ubushobozi bwa buri wese niwe umuha impano akamugabira we uko ashaka. Twumvise impano zigera ku 9 zanditswe mu Bakorinto ba mbere 12 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Ziriya mpano zikora mu itorero, ariko abantu bakazigabana mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo kuko ari umwuka wera uzigaba, azi ubushobozi Imana yahaye abantu. Iyo tuvuga rero ngo impano mu rurimi rw'Ikigiriki bavuga charis. Karisi ni ikintu wahawe nta kiguzi. Hari impano dutanga mu bukwe, nazo mu Kigiriki ni karisi. Ariko uyu munsi wa none turaganira ku mpano uko zikora mu itorero. Nk'uko mwere data amaze kudusomera, hari impano y'ubwenge, hari impano yo kumenya, hari impano yo kurondora imyuka, hari impano yo gusengera abarwayi, hari impano yo kwizera, hari impano yo gukora ibitangaza, hari impano yo guhanura, hari impano yo kuvuga indimi, hakaba n'impano yo gusobanura izo ndimi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka wera akazitugabira uko yishakiye. Izo mpano uko ari 9 zirimo ibice bitatu. Hari impano zo guhishurira, hari impano z'imbaraga, hari impano zo guhumekerwa, impano y'ubwenge, impano yo kumenya n'impano yo kurondora ni impano zo guhishurirwa. Ariko impano yo gukiza abarwayi, impano yo gukora ibitangaza, impano yo kwizera ni impano z'imbaraga. Impano rero yo guhanura, impano yo kuvuga indimi, n'impano yo gusobanura indimi ni impano zo guhumekerwa. Mu bice rero bigize itorero, izo mpano ni impano zubaka itorero.
iruhande rwazo hakaba izindi impano zijyanye n'umurimo cyangwa zijyanye n'ubuyobozi. Impano zijyanye n'ubuyobozi, hari impano yo kwizera, hari impano yo kugabura, hari impano yo guhugura, hari impano yo guhanura, hari impano noneho y'imbabazi, hari impano y'ubuyobozi leadership, hari n'impano yo kugira ubuntu. Zanditswe mu Baroma igice cya 12 umurongo wawo wa 6 kugeza kwa 8. Hakaba noneho n'izindi impano Imana yatugeneye zijanye n'imirimo. Hakaba impano y'ubushumba y'umuhamagaro, hakaba noneho ivugabutumwa, hakaba intumwa, hakaba noneho abahanuzi, hakaba n'abigisha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo zose bigafataniriza hamwe kugira ngo byubake umubiri wa Kristo Yesu. Ubwo noneho rero mu mpano zo guhishurirwa abazihawe barasa. Umuntu ufite impano y'ubwenge n'ufite impano yo kumenya n'ufite impano yo kurondora barasa. Izo mpano zikora ku bantu basa, ariko ni impano zigera ku bantu bacecetse. Abo bantu bacecetse kuko batavuga, kenshi abantu bagira ngo nta mpano bagira. Ariko impano z'imbaraga, kuko harimo gukiza abarwayi, hakabamo kwizera, hakaba no gukora ibitangaza, zigaragara imbere y'abantu muri rusange, ku karubanda zikagaragara. Kuko impano z'urusaku nko guhanura no kuvuga indimi no gusobanura indimi, nazo zigaragara mu materaniro, abantu bakibwira ko ari zo mpano gusa. Hari igihe kimwe abantu bibesha, umupasiteri akavugira mu rusengero ngo amateraniro narangira abanyempano basigare. Ntabwo ari byo. Umuntu wese ukijijwe afite impano. Mu mpano hafi 25 zanditswe hara mu Baefeso 4 umurongo wa 11 kugera kwa 12, naho mu Bakorinto twasomye ntara mu Baroma, nta muntu wese ukijijwe waburamo n'imwe. Utagize ubwenge wahanura, udahanuye wavuga indimi, utavuze indimi wagira kumenya, utagize kumenya warondora. Ariko nono zirampano zijanye n'ubuyobozi, ushobora kugira ubuyobozi, ukagira kugabura, ukagira noneho guhugura, ukagira noneho imbabazi, ukagira no gutanga, kuko no gutanga nabyo ni impano, kugabira abandi, ariko ukagira noneho n'ubuntu. Izo mpano zose mu itorero nta udafitemo n'imwe. Ariko kuko abantu batabwiwe ubusobanuro bwazo n'ico zikora, abantu bazi ngo impano wenda n'uguhanura, n'ugusengera abarwayi, n'ukuvugira ibi no kuzisobanura, izindi bakazirengagiza. Ariko iyo bagiye kugaba umurimo mu itorero, bagiye nko gusengera nyobozi, ntabwo wafata umuntu uzayobora itorero ngo ushikire mu bahanuzi, harimo umunyabwenge, harimo umuntu ufite impano y'ubuyobozi. Umunyabwenge niwe ushobora kuyobora abandi. Narizo mpamvu na Salomo yarabisabye. Imana imaze kwishimira Salomo, amaze gutamba ibitambo, yaravuze ngo ndakwishimiye nawe saba icyo ushaka. Salomo yaravuze ngo kuko wanyimitse mu cimbo cya data, ukampa kuyobora ubwoko bukomeye nk'ubu, umpa ubwenge. Imana nayo yaranezerewe cyane, abata ariko uyu muntu atekereye ati abandi basaba ubutunzi, abandi bagasaba kurama, abandi bagasaba gupfa kw'abanzi. Ariko Salomo ndakubwiye ngo ugusabye impano y'ubwenge ndayiguhaye, no kurama nzabiguha, n'ubutunzi utasabye nzabuguha, kuko wasabye ikintu cyiza cyane. Nuko gupfa kw'abanzi uzanesha bazapfa, kuko wasabye ikintu cyiza cyane. Ntabwo rero ubwenge ari impano yo gutererana, ni impano y'ingenzi cyane cyane muri nyobozi. Nta muntu utari umunyabwenge washobora kuyobora iteraniro ry'Imana, ahubwo yashoza intambara. Ese umuhanuzi wamugira umuyobozi atagira impano y'ubwenge, ntateranya abantu? Ese ko umuyobozi agomba kugira gahunda, akagomba kubinyangamugayo, umuhanuzi yazagira gahunda ryari? Icyakora Bibiliya itubwira ko umuntu ashobora kugira ebyiri cyangwa eshatu cyangwa izirenze eshatu. Wahanura ukagira n'ubwenge, wakora ibitangaza ukanasengera abarwayi, wavuga indimi ukanahanura. Paulo yavuze indimi, Paulo arahanura, Paulo asengera abarwayi. Bigaragara ko impano zirenze imwe zaba ku muntu. Ariko umuntu wese wabyaho bwa kabiri wakijijwe, kuko ari urugingo rw'umubiri wa Kristo, wese afite impano.
wese afite impano. Noneho rero ku mirimo Imana yatanze kuri kiriya gice cy'impano ziyagera umurimo tuzita imihamagaro. Abahamagaye kuba intumwa, abahamagaye kuba abahanuzi, abahamagaye kuba abavugabutumwa, abahamagaye kuba abungeri, abahamagaye no kuba abigisha, abo bose Imana yabibahereye kugira ngo bafatanirize hamwe kubaka umubiri wa Kristo. Umuvugabutumwa azi umurimo we, umushumba azi umurimo we, ubundi intumwa ishinzwe kwagura itorero y'abantu bagwiriye. Tutamunyuze mu ijambo, naringize igitekerezo cyangwa se impamvu yo kumubaza, kuko hano bituma umuntu asobanukirwa n'ibyo yari afitiye amatsiko. Hari impano nkurikije uko nzumvise, hari n'ubwo usanga abantu bavuga noneho kwera imbuto. Kwera imbuto n'impano bifitanye ihe sano, ko hari ubwo usanga umuntu umubwira uti kutagenje gutya kandi ukijijwe, akavuga ngo si impano yanjye. Mbese mwarimu ashobora kudusobanurira byibura ku buryo umuntu yakumva ko kutera imbuto takitwaza ngo si impano yanjye. Mu by'Imana yatugeneye rero urakoze bene data. Harimo imigabane minini eshanu. Umugabane wa mbere hari umugabane w'impano, umugabane wa kabiri hari umugabane w'imihamagaro, umugabane wa gatatu hari umugabane w'imbuto, umugabane wa kane hari umugabane noneho w'imyuga, umugabane wa gatanu hari umugabane w'inzira z'itumanaho. Muri théologie systématique bavuga ngo étape de communication. Ni ukuvuga ngo hari ukwerekwa, hari ukubonekerwa, hari uguhishurirwa, noneho hakaba no kurota, hakaba n'inyandiko zidasobanutse. Ibyo biri mu mugabane w'inzira z'itumanaho, ku buryo ufite impano nawe agomba kugira inzira y'itumanaho Imana iganira nawe. Ushobora kugira impano yo guhanura ariko ukerewe. Guhanura kukaba ari impano kwayo, niyo kwerekwa akaba ari impano kwayo, akaba ari inzira y'itumanaho y'Imana n'umuntu ikoresha, ariko zikaba ziri mu nzira z'itumanaho, zikaba zitari mu gice cy'impano. Noneho urukundo kuko ari imbuto, ibyishimo kuko ari imbuto, amahoro kuko ari imbuto, kugira neza kuko ari imbuto, gukiranuka kuko ari imbuto, kugwa neza kuko ari imbuto, kwirinda kuko ari imbuto, kwihangana kuko ari imbuto. Izo ngizo wazigira ariko ukagira n'impano, ntabwo bigenda mu nzira imwe. Umuntu ufite urukundo yahanura, guhanura bikaba impano mu itorero, gukomeza itorero, ariko akagira imbuto y'urukundo kugira ngo agaragare ko yabyawe ubwa kabiri. Kuko Imana ntabwo irebera abakijijwe mu mpano, nizo kubaka umurimo w'Imana, ariko ikigaragaza umuntu wabyawe ubwa kabiri, Yesu aravuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Nubwo umuntu wese ategetswe kwera imbuto yahanura zitandukanye. Yahanura agomba kwera imbuto, yakora ibitangaza agomba kwera imbuto. Babivugiye iki? Muri Matayo 7:22 havuga ko Yesu nagaruka mu bwiza bwe, abantu benshi bazitwaza impano, bakaza ngo mwami ntitwahanuye mu izina ryawe kugira ngo baje imbere, ntitwakoze ibitangaza mu izina ryawe, ntitwirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Yesu aberurira avuga ngo ntabwo nigeze kubamenya, mwumva imbere mwa nkozi z'ibimwe, kuko Imana yabahaye impano ariko banga kwera. Bazikizaga abarwayi batagira urukundo, birukanaga abadayimoni batagira urukundo, bakoraga ibitangaza batagira urukundo. Nizo mpamvu Bakorinto 2:13 mwene data harahari havuga ngo nubwo navuga indimi zimegeze kiza abamarayika, nubwo nahanura, nubwo nagira kwizera kudeplasa cyangwa guhindura imisozi, kwimura imisozi, nubwo natangira ibyanjye nkabigaburira abakene, ariko ntagira urukundo. Ushobora kwibaza uti ese umuntu yatanga atagira urukundo? Ntabwo ari ikibazo. Ikibazo kinini urakubyumva se none gutanga umuntu atagira urukundo. Icyo kintu cyasobanurwa kugira ngo nagusobanukirwe igihe wakoze bitewe n'urukundo cyangwa no kwihimbaza, cyangwa se hari ubwo umuntu akora ibintu byinshi ukabona ikintu biteretseho ntucyumva. Byaba byiza nacyo kinyuzeho kugira ngo urusheho kubikora wumva bihamanye n'umutima ko ufite ingororano. Muri abantu benshi batanga ntabwo bagira urukundo.
harimo bake mu batanga bafite urukundo, ariko abenshi batangira ibintu bikurikira. Hari abatangira kubaka izina, natekereza ko ari nabo benshi, sibo benshi azavuge ngo mpazi birego ni wubatse kirwa rukuta rw'urusengero, ngahaguruka mu iteraniro mfite ibihumbi miliyoni 10 zo kubaka urukuta rw'urusengero, abantu bagakoma mu mashi, kuko ayo mafaranga yagombye gutangwa na benshi, abantu bakagenda bazi ngo ndakijijwe kuko nabarengeye. Ariko je nshaka amateka atazibagirana kuri nje no ku rubyaro rwanje, ariko ntawe nkunda, kuko iyo mfata miliyoni 10 nkazitanga ku rukuta rw'urusengero, ntabwo mbanyuye ko hariho abakene baburaye. Babiyo bese ntabwo babiyobera muri corona sinabahari, cyane ko tunayiri muri corona ibisi benshi, abana bacikije amashuri ntabwo ari benshi. Ngafata miliyoni 10 nkazitanga ku mabuye, nturanye nabo, nirukana abo ncumbikiye mu mazu, sukuba kizina se baje baravuga ngo mpaze bigo wakoze biriya, cyo fasi ni wakoze biriya. Iyo rero ntangiye kugira ngo nubake izina, nta rukundo ruyo, nta n'imbuto y'umwukirimo. Ico gihe iyo ukora bene ibyo urarambirwa, kuko bitavuye mu rukundo. Ariko umuntu ufite urukundo iyo atanga ntabwo arambirwa, kandi nta kubarira inshuro aguhaye. Kenshi umuntu ashobora kuza akavuga ati wampa 100 nkabura miti ukarimu, ejo akagaruka ati wampa 50 ukayimuha akagura miti, yagaruka utimwa ejo bundi waraje kugurira miti, mugora wagarutse, uragarutse kandi nturambiwe si kuko wakoreraga kubaka izina utamukunda. soko naniwe, soko udafite ubushobozi, ariko gusa kuko bidaturuka mu rukundo. Imbuto y'umwuka rero ntirambirwa, izo mpamvu arimo kwihangana. Urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza, kugira neza, ukiranuka, kwirinda ingeso nziza. Ijambo ry'Imana banga bameze batyo bonyine, n'Abagalatiya 5:22-23, nta tegeko ribahana. Izo mpamvu bitwaje impano kenshi bibagiwe kwera imbuto. Yesu aravuga ati rero ndabareba nuko bazaza imbere yanje nagaruka mu bwiza bwe. Benshi bazitwaza ngo barahanuye bakoze ibitangaza kuko abantu babahimbazaga, ariko noneho nje warebaga umutima w'ubikora nasangaga atarabanje. Nyakubaho mpazi birego, hari buriya kuko turi ku mpano turashaka kuganira kugira ngo buri wese yunguke, kandi kubera ko ari cyo cyigisho, reka tumere nkaho buri cyo cyose dufitiye amatsiko cyangwa abantu bakunda kujyayo impaka cyose duse n'abakikomoza. Trebye twari dukomeje n'icyigisho, n'ubundi turi kumwe n'umwigisha kugira ngo ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Niyo mpamvu yuzi bimwe mu bintu byubaka abantu urabikoresha ukabibaza abantu. Ubu ni nkuko yakwandika igitabo, ni nkuko yakwandika ikinyamakuru, ni nkuko yakora ikintu kizagera ahantu batazagera. Mu rwego rw'ivugabutumwa ryiza cyane, Imana ishimwe. Hanyuma icyo nari ngiye kumubaza ni impano abantu bashobora kubona, ukabona zunguye itorero, zunguye igihugu mu buryo bunini cyane bw'ubukungu n'ubundi buryo bwose. Aragerageza gutunyuriramo cyane ko iyo tunyuze muri Bibiliya hari ahantu bavuga Besaleli ko ni nk'umutwe w'Abisirayeli Imana yahumekeyemo cyangwa yahaye umwuka kugira ngo bagire ubushobozi cyangwa bagire impano ngo yo guhanga, ku buryo bene ibyo bintu wavuga ati se impano runaka umuntu ashobora kuyihabwa ari uko akijijwe, cyangwa se umuntu ashobora guhabwa nk'impano yo kuyobora bikagirira umusaraba abantu benshi, ari Imana itanze, kandi rero umuntu ashobora kuba adakijijwe, kuko tuzi nk'abayobozi ku isi baba bayobora neza, ukabona umuntu afite umwuka wo guhanga ibintu nka Besaleli. Urumva Abisirayeli wenda bo twavuga ko bari bakijijwe, ariko se umuntu bene iyo mpano ashobora kuyihabwa akungura itorero, ariko ukabona yunguye n'igihugu, ukabona ibikorwa remezo, ibintu birabaye, akagira nk'umwuka wo kubohora igihugu, cyangwa ku buryo ubona ko bifite uruhare runini mu buzima bw'abantu. Arabidusanishiriza kuko Imana kuko ari data wa twese, hari igihe twakwibwira ko umuntu yahabwa n'Imana ubwo bushobozi cyangwa iyo mpano ngo kubera ko ari mu rusengero, niba tutamuzi mu rusengero twabimubonaho tukamuciraho iteka. Aragerageza kubidusobanura kugira ngo bijye bitwubaka mu buzima duhoramo bwa buri munsi. Urakoze.
abisirayeli ntitwavuga ngo bare bakijwe kuko bari abanyedini ryabo, ubundi agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Yesu amaze kuzana ibo azanye agakiza, ubundi bari abayoboke b'idini rya Kiyahudi. Impano rero duhabwa hari izikora mu itorero, ariko abari hanze bayobora inzego z'isi nabo barazifite, bafite impano. Ikindi no mu itorero ndaho ntabwo abafite impano ari abakijijwe gusa. Abakijijwe gusa ni abafite imbuto. Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, ntabwo tuzabamenyera ku mpano zabo. Harahari Matayo 7:20-23, tuzabamenyera ku mbuto zabo, ntabwo tuzabamenyera ku mpano zabo. Kubera kuva Imana yahamagara abahanuzi b'isezerano rya kera, iyo Imana ihamagaye na Satani arahamagara. Ku buryo Eliya yahanganaga n'abahanuzi ba Bayali ndetse benshi kuruta b'Imana, 450 ba Bayali, agahangana na 400 ba Astarite, agahangana nabo bahanura, kandi bahanura bikaba. Imana yohereza Mose na Aroni mu Egiputa. Imana ibwira Mose ngo nkugize Imana imbere ya Farawo, mukuru wawe ni umuhanuzi. Ibabaza ngo kimenyetso kiri kiragaragara ko mwatumwe n'Imana, mujugunye inkoni hasi irahinduka inzoka. Si gitangaza? Bayijugunya hasi hinduka inzoka. Farawo avuga ati ibyo ndabimenyereye. Yahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abacuni yo mu gihugu cya Egiputa cyose. Igihugu kivuye mu Rwanda inshuro 39. Buri muhanu, buri mucunyi, buri mukonikoni, buri mupfumu yitabana inkoni ye, bose baraza bazijugunya iruhande rwa ya nzoka, nazo zihinduka inzoka. Abantu bahera mu rujijo batari koko zisa. None dukurikira ikihe? Inzoka igitangaza gikozwe na Farawo, n'igitangaza gikozwe n'Imana, birambitse hamwe. Abantu baravuga bati burya noneho ntaco Imana irusha Farawo, batagira kwima. None ko iby'Imana iri gukorera muri Mose na Farawo ari kubikora, biratinda. Buri by'abantu bashobora kwigana iby'Imana, ariko iby'abantu ntibirame. Iyo tandukaniro ya nzoka y'Imana ya Mose irazisakuma zose, nubwo yasaga nazo abantu bagireheze mu rujijo, irazimira. Tumenye ko ya Mose ariyo yari y'Imana, ariko ibitangaza Farawo yari yabirangije. Umuntu ashobora gusengera umurwayi agakira atari mu izina ry'Imana, ahubwo ari kwigana nk'uko byanditswe mu bakori ibyakozwe n'intumwa ibice 19:11-17. Ijambo ry'Imana avuga ngo hari abahungu 7 b'umuyuda witwa Sikewa bakoraga ibitangaza bakarambika ibiganza ku barwayi mu izina rya Yesu, bataramenya Yesu wari we. Si wahadusomera ibyakozwe n'intumwa 19 kugira ngo byumvikane neza, abatwumva babyumve. Byakozwe n'intumwa 19. Tangire ku murongo wa 11 tugere kwa 17. Ibyakozwe n'intumwa 19 duhereye ku murongo wa 11. 11 haranditse ngo umutwe w'amagambo ngo ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Paulo ibitangaza bikomeye cyane, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo. Abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvugira izina ry'Umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti, ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Paulo avuga. Terebye warekera nawe, ndabategetse. Twe turemera ko tutazi Yesu, ariko twumva Paulo avuga. Reka dukore ibisa n'ibya Paulo tureko biracamo. Ndagutegetse mu izina rya Yesu uwo tuherutse kumva Paulo ari kuvuga, kuko bemeraga ko batamuzi.
ariko abadayimoni bakabavamo kubera iryo zina. kubera iryo zina badakijijwe. Biganaga Pawulo babonye, ntibigeze bakizwa, ntibaraza mu itorero, ariko bariganye. Birashobotse ijambo ry'Imana ngo bakoraga bene ibyo, ariko kuko ari iby'abantu igihe kimwe Imana irakurambirwa. Soma hepfo ko havuga abadayimoni baganira nawe ku murongo wa 14 haravuga ngo kandi hariho abahungu barindwi b'umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri abande? Cyangwa se mwebwe muri bande? Nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi, arababasha, arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse. Babibwiraga ko ariko ubushobozi bwabo kuko batari bazi Yesu wari. Babikoze bigana babona birashobotse. Bati burya natwe muri yakomeza uyu murimo. Barabikomeza ariko kuko ari iby'abantu, ibya Pawulo byo bikoraho kuko byavaga ku Mana. Iby'abantu bigana byo biba igihe gito kugira ngo kabaga ugeza Satani yo by'abantu. Satani yakwemera ko hanura igihe gito. Satani yakwemera gukora ibitangaza igihe gito. Satani yakwemera ko usengera abarwayi igihe gito. Yakwemera ko unavuga indimi igihe gito. Ariko iyo ari iby'Imana bihoraho. Babandi rero bakora bigana kenshi ntibera imbuto. Kuko abikora yigana ntashobora kugira urukundo muri bo. Kandi muri Yesaya 48:22 kuko abakiri umunyabyaha kandi amahoro akaraba ari imbuto y'umwuka, haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwo muntu ro wigana ntashobora kugira amahoro. Uwo muntu wigana ntashobora kugira ibyishimo, ariko ashobora kunezera. Ntashobora kugira ibyishimo ni imbuto y'umwuka, ariko ntashobora kunezerwa. Kunezerwa tubisangiye n'abapagani, ariko kwishima ni umwihariko abantu babyawe ubwa kabiri bera imbuto. Ni ukuvuga ngo abantu bashobora rero guhanura badakijijwe, abandi bagahanura bakijijwe. Bamwe bagakora ibitangaza bakijijwe, abandi bakabikora badakijijwe. Ariko tumenye ko si twe twisabira, ahubwo Umwuka Wera areba ubushobozi bwa akavuga ati ntazibirwa kwiyiki, Edouard kwiyiki, Theophile kwiyiki, nakanaka kwiyiki. Ntibibuziye ko yaguha izirenze ebyiri cyangwa eshatu bikurikije n'umurimo ukora, ariko si wewe utegeka. Ntabwo ari wowe utegeka. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo wasaba ukayibona cyangwa wenda ntubibone, kuko mu Bakorinto ba mbere 12 hariya ku murongo wa 31 avuga ngo mwifuza impano ziruta izindi. Ushobora kubwira Imana uti Imana numva nshaka iyi mpano, usenze Imana ikabona gukiranuka muri wowe, ikabona n'intego yisabiye ariyo gufasha umurimo w'Imana, yabiguha. Kuko haravuga ngo mwifuza impano ziruta izindi. Muri Bibiliya bavuga ngo aspire au don le meilleur. Rubango ushobora kuvuga uti Mana icamba impano yo guhanura ngafasha itorero, icamba impano yo gukiza abarwayi ngafasha abantu. Ari impuwe z'umurimo w'Imana, hari igihe Imana yabikugenera. Ariko ari urwego rwo kwirarira no kwihimbaza, ushobora no kuyibona iturutse ku mwanzi ikaba isa nazazi nizo kwigana. Icyo gihe nta mbuto wakwera. Zo mpamvu usanga bamwe basengera abarwayi bakanabakoresha ibyaha, abandi bagasengera abarwayi bagakira bakabishuza amafaranga. Kagusengera ugakira wari urwaye kaza kukwishyuza, ntiwe kuko ntacu uri kwibaza. Narapfukamye amavara koboka, ndagusengera urakira, none uracecetse, akishyuza. Utamwishura mukangana, kuko yakizaga abarwayi atagira urukundo.
ntabwo yigeze yishimira gukira ahubwo yakoreraga ibiguzi. sinzi njye nkurikije nasobanukiwe kandi n'abatwumvise basobanukiwe, kuko impano Imana ishobora kuyiguha atari uko uri umuyoboke w'idini gusa cyangwa atari uko ukijijwe. Iyo mpano Imana ishobora kuyitanga. Icya kabiri numvise ni uko n'umwanzi ashobora gutanga impano cyangwa ibisa n'impano kugira ngo ajijishe itorero cyangwa bari mu murongo w'agakiza. Hanyuma buriya ngo Abisirayeli twumvise ko nk'uko umwigisha bitubwiye bahabwa uriya mwuka wahanze kuri Besaleli ntabwo ari ukubera imikirizwe, ahubwo bari abayoboke b'idini ryabo, cyangwa se nk'uko wayoboka iyindi myizerere, ariko urumva ko ntabwo ari agakiza. aho ngaho abantu babyumve, Imana ishobora kubitanga kubera akamaro. Hanyuma ikindi numvise ni uko umuntu ashobora gusaba Imana impano bitewe n'inshingano afite, akavuga ati ngewe ngiye kuyobora Abisirayeli, umpaye ubwenge uyu mukumbi nkawuyobora neza, ngiye kubohoza igihugu, ngiye guhindura ubukungu. Imana ishobora kuguha iyo mpano kubera akamaro umariye abantu, cyangwa ati mpaguhanura icyo geza ku butegetsi, hanyuma ngira icyo babwira ibigiye kuba ndebe ko bategura. Niyo mpamvu urumva ko kuyoboka Imana, gukizwa, bituma ahubwo natwongereho kumenya ngo ni ryari izi mpano zinkoresha imirimo ngewe nzaherwa ingororano, hatanga umusanzu wanjye muri izo mpano, ariko nkaba mbizi neza ko izi mpano ndimo gukoresha nzazibonera ingororano ngeze mu ijuru. Kuko twumvise ko hari ibindi ushobora gukorana neza cyane abantu bakakwishimira ukaba icyamamare, ariko ukaba utabona ingororano. Ngira ngo none ni izihe mpano nakora nkaba mbizi ko ngeze impano nazihitamo cyangwa se nabigenza gutya, hanyuma ntibizarangire hano naho mugabane wa kabiri nkazaho. Nta mpano zishobora kuguhesha ingororano zitakorana n'imbuto, tibishoboka. Akaba kumve neza ugaceho n'umurongo kugira ngo babyumve ko impano n'imbuto bituma nzabona ingororano z'imirimo nkora. Nta mpano zishobora kubona ingororano iyo zidaherekejwe n'imbuto, kuko ntabwo Imana itangira ingororano, impano zitangira imbuto. Ni ukuvuga hariya mu Bakorinto ba mbere 13 avuga iby'urukundo, ibyo guhanura, ibyo gukora ibitangaza. Ariko umuntu atagira urukundo ababaye ubusa. Sasome Abakorinto ba mbere ntaca barico 13 umurongo wa mbere, aravuga nubwo navuga indimi zimeze nk'iz'abamarayika, nubwo nahanura, nubwo nagera kwizera kwimura imisozi, nubwo natagira ibyanje byose mu buryo bwo kubaka izina nkabigaburira abakene, ariko ntagira urukundo, bibibaye zero. Ubwo icyo dukora cyose tugihererwa ingororano iyo giherekejwe n'imbuto. Nizo mpamvu Yesu yavuze ngo abanje muzabamenyera ku mbuto zabo. Wari ukwiriye guhanura ariko ukagira urukundo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ubwayo ari urukundo. Yohana ya mbere 4:8 ni kwavuga udakunda ntabwo azi Imana, kuko Imana ubwayo ari urukundo. Ushobora kudakunda rero uhanura. Okay, reka yatwongeraho akandi kantu. None se umuntu udakijijwe kugira ngo, kuko hari ubwo umuntu yakirara akavuga ati ngiye si ngombwa ko nkizwa, kuko nawe ibyo nkora, ibyo ukora nanjye ndabikora, nanjye ngira neza, iyi mirimo mukora natwe dufasha abakene, natwe hari ubwo tunabibarusha, kandi nta mpamvu. Mbese njye numva nagakijijwe kubera ko wenda ibi bintu ntashoboye kubikora, ariko sindoga sinica sinsambana. Kugira ngo ngewe nk'umuntu cyangwa nk'umuntu ku ruhande udakijijwe, niki cyatuma kizwa? Kugira ngo mbese niki cyatuma, sinzi ukuntu nabivuga ariko byumvikane neza ko ntago bihagije gukora bene iyo mirimo udakijijwe. Abantu benshi barabyitwaza icyo kintu, ngewe kuko nagaburiye abashonji, nkaba narubakiye abapfakazi, ntari umukristo, ntabwo Imana izabimpembera. Ijambo ry'Imana rivuga ko ntabwo dukizwa kubw'imirimo twakoze, ahubwo icyo twise impano twavuze karisi kwa ari ubuntu. Abaroma 3:23 aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu Imana ibiduhereye gusa kubwo ubucungurwa korerwa muri Yesu Kristo. Ubwo rero
ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, nibwo uzakizwa. Ruvuga ngo nta andehoro, inyuma y'izina rya Yesu ntubasha gukizwa nubwo waba utanga. Kwemera Yesu nibyo biguhesha gukizwa. Imana ikakwemerera impano, ariko waremeye iryo zina, kuko muri iryo zina niho dukirizwa. Kandi na Yesu yaravuze ngo ntawujya kwa Data ntamujyana. Uwo nguwo aratanga imigisha abona y'ibyo yatanze, ayishurwa kiri ku isi. Izo zandi bavuga ngo kora neza wigendere, kwineza urayisanga imbere. Umuntu nafashije abana be bazanyibuka, turi hano ku isi, ariko ntabwo bazamuha ubugingo. Uwo nagabiye inka ntabwo bizampesha ubugingo. Abana be bazanshima, bazancumbikira, bazagabira abanje, bazafasha abanje bankomokaho, ariko ntabwo bizampesha ubugingo. Abapagani babyiratana barishuka. Bagomba kwihana bakemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, bakatuza akanwa kabo bemeye ko ari abanyabyaha, Yesu Kristo ari umwami, bakizera mu mitima yabo ko Imana yazuye Kristo mu bapfuye, bakabona gukizwa. Umwigisha wacu arakoze, turimo twerekera ku musozo. Turagira ngo ugire ikintu usigarana muri wowe cyerekeranye n'impano n'imbuto no kubikora ukijijwe cyangwa udakijijwe. Igikuru muri ibyo gishingiyeho ibyo byose ni uko waba ukijijwe, kuko twemera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Niba tutarahozeho tukaba turiho, hari n'igihe tuzaba tutariho, noneho aho tuzajya niba twaranyujijwe hano no kugira ngo hazatugeze aho tujya. Reka iki kintu kindi yongeyeho cy'uko gukizwa ari ngombwa, aba ariho ibyo byose byaba bishingiye. Turasoza dusengera, ariko nawe uca umurongo ku cy'ingenzi, kuko iyo dukora byinshi hari ubwo bagirwa icy'ingenzi. Hanyuma ikindi uzirikane ko aho wabura hariho hose Imana yaguha impano kugira ngo urangize inshingano neza, ariko igikuru ni uko hazabihererwa ingororano. Ndatekereza ko kuko niba ntibeshya umunsi Petero yabajije Yesu, aramubwira ngo mukiri mu isi abagize ibyo batema umugongo nzabakubira inshuro 100, ariko yongera ngo n'ubugingo buhoraho. Rero icyo nicyo cyatuma mvuga nti izi mpano twazikoresha, ariko twanakwimuka tugiye mu bundi buzima tukazabona umusaruro wa za mpano n'imbuto, kuko imbuto zonyine nako impano zonyine zidafite imbuto batubwiye ko ari ikintu kitari cyo. Iz'Imana zigendana n'imbuto. Rero twaha umwigisha wacu, ariko tunamushimira mbere yuko tumuha no mwanya wo kudusengera dusoreza. Hanyuma ukora subscribe, usenga everyday. Hari abigisha batandukanye mu gihe gitandukanye, bitewe n'igihe urimo uzajya ubona n'ibindi bintu bikubaka cyangwa se bigufasha kugira ngo ubashe gukomeza muri uru rugendo. Murakoze cyane. Dushimiye abantu bose bazakurikira iki cyigisho, rwose kizabagiraho kibakura, kinabageza ahandi, kandi tuzabisengera kugira ngo kizagere kuri benshi cyane. Na kameramani wacu arakoze, Imana imuhe umugisha. Asante, murakoze. Tuguhaye umwanya, ushobora guha abantu inama, ariko wanarangiza ukadusengera. Inama nageza kuri bagenzi banjye badukurikiye, niba uririmba uwo mwuga ukore neza, nugira urukundo uzabihererwa ingororano. Niba uri diakoni bikore neza kuko bikwiye, uzabihererwa ingororano. Niba uhanura bityo, niba ukora ibitangaza, niba werekwa, ibyo byose ubikore, ariko wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri Yesu Kristo abari icyaremwe gisha, ibya kera biragenda. Wihanura wiba, wivuga indimi wambura, witanga kubwo kubaka izina, kuko no kugaba ni impano, ahubwo bikore ufite urukundo. Noneho rero Yesu nagaruka mu bwiza bwe, abakoze umurimo bose ntasanga bareze imbuto, abajane mu bwiza bwe. Imana yacu idusange. Kuri nimero mushobora kuduhamagaraho ababyifuza nko kubaza ibibazo ni 0783 407035. Subiremo 0783 407035.
77035 ku byerekeye impano z'umwuka n'imikorere mu itorero. Ndangije mbasabira ku Mana kugira ngo umuntu wese wumva ko yahawe impano nyabuna senge kugira ngo zirusheho kwera imbuto, kugira ngo Imana ibashe kumwemera. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina.